abanyarwanda tugashyira hamwe tukumva inzira yacu turimo itwubaka ibitekerezo bitandukanye bikajya hamwe bigakorera igihugu cyacu hanyuma tugahangana n'abashaka kudusenya kandi ndagira ngo mbabwire ko biravuna kuba wowe kuba uko ushaka kuba wowe biravuna ni nko kubohora iki gihugu byavunnye abantu ndetse abandi batanze icyo umuntu agira mu bintu byose gihenze kurusha ibindi ni ubuzima bw'umuntu ariko aba bantu abanyarwanda batanze n'ubuzima bwabo kugira ngo igihugu kibe uko gikwiriye kuba kimeze sinumva rero ko bizageraho abantu bakwiye kuba bananiwe bakavuga ngo reka dushake ibyoroshye niya nzira biraza kutuvuna bimwe mu giswahili bita kufunga mkanda mnajua unafunga mkanda ni nko kwitegura inzara kugira ngo ipatare wambaye itagwa hasi kubera ko washonje unafunga mkanda twebwe abanyarwanda twitegure kufunga mkanda sio kufunga mkanda peke yake ni kupigania uhaki wetu lazima tupiganie uhaki wetu tuna haki ya kupigania sinzi ko ubushake ari bwo bwabura rwose ntibikatubemo so ibingibi baraho bavuze induru hirya baratugera barya sanctions we do this ubu baracya twapfuye kubera sanctions muri za nyigisho ariko nta kibazo ufitanye nazo ngiyo ukubise ku musaya umwe harya ngo urahindura ukagira ibyo njye ntabyo ndimo mumbabarire mu nyumve nta n'uwo mbisabye ngo ariko bigira rwose nunkubita ku musaya umwe nugira amahirwe urasigara uri muzima rwose ibyo jye niyo dini yanjye dini yanjye ukubisa aha ndakubita n'ahandi hariho hose hashobora ntabwo muri ibi bibazo turimo iyo mikino cyangwa iyo myumvire